Uyu ni Idi Turatimana nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi rero turi Niboyi aho tugiye kwereka inzu nziza cyane igurwa miliyoni 180. Inzu yacu iherereye kuri kaburimbo, na ahantu heza cyane, murabibona ni kuri kaburimbo. Inzu yacu tugiye kubatembereza tubereke uburyo imeze. Inzu yacu rero nkuko twabibabwiye ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 kuri miliyoni 180. Reka tubereke uburyo ino nzu imeze. Ni inzu nziza cyane, murabibona ifite utu design, murabibona hanze. Ni inzu nziza kuri miliyoni 180. Iyi nzu yabi yawe. Hanyuma rero reka tubereke mu nzu, tubereke uburyo ino nzu igiye imeze. Nuvuga ngo ni inzu ifite design nziza nkuko muri kubibona, ifite parking y'imodoka enye za paritse neza. Ngira ngo murabibona, banyerekere uburyo inzu iteye. Ni inzu nziza ndayibatuye. Kicukiro Niboyi, ahantu heza cyane kuri kaburimbo. Iyi nzu yacu rero tukinjira gutya murabona ko ifite amasikariye atazamuka cyane. Ni inzu nziza, turagira ngo tugende tubereka akantu ku kandi uburyo ino nzu imeze. Ni inzu nziza murabibona. Tukigera hano murabona ko ifite design nziza, ifite amakaro meza bagiye bashyiraho. Ni amakaro meza, reba kuri plafond yayo ni gypsum. Banyerekere hejuru turebe dutemberane mw'iyi nzu yacu. Ni inzu nziza pe, murayikunda ndabyizeye. Tukinjira hano rero murabona ko twinjiye mu nzu, ifite imiryango myiza murabibona. Hanyuma reba ifite ama design meza, mundebere iyi ni TV stand. Murabona ko ifite TV stand nziza cyane, isano yisanzuye, isano nziza. Murabona ko ifite amatara meza, murabona ko ifite gypsum nziza cyane. Murabona ko ari inzu nziza pe, ni inzu ubona namwe ibereye ijisho. Mu by'ukuri iyi nzu yacu nk'uko twabibabwiye igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 kuri miliyoni 180. Hanyuma rero tukinjira hano turahita tubona salle à manger. Murabona ko ifite salle à manger, ifite n'ubwogero murabibona rwose, ifite n'ubwogero. Dore murabibona ko ari ubwogero bwiza cyane. Dore ngiyi ni inzu nziza pe, ni inzu iri classe ndayibatuye kuri miliyoni 180, ndetse harimo n'ibiganiro. Iyi nzu yaba iyawe. Tukigera hano rero murabona ko duhise duhingukira mu gikoni. Tukiva muri salle à manger duhita duhingukira mu gikoni. Banyerekere, genda banyerekera buri kandi uburyo iyi nzu yacu imeze. Ni igikoni cyiza cyane cyisanzuye, kugira ngo murabibona ifite twiza cyane. Ni inzu nziza pe ndayibatuye, twiza murabibona. Ni inzu nziza ndayibatuye, igikoni kinini cyane. Ngira ngo muri banyerekere igikoni ndetse bereka neza uko igikoni kimeze. Igikoni kinini no hasi hose ndetse. Hanyuma rero tukiva mu gikoni, ngira ngo turi kugera tubereka akantu kandi nta kantu na gato turi busige nyuma. Ni inzu muri buze gukunda ndabize. Hanyuma rero tukiva muri salle à manger murabona ko duhita duhitira muri iki cyumba cyane. Icyumba tukita ngo ni icy'abashyitsi. Muri kubibona ko gihera hano, ni umuryango wacyo, gihera aha ngaha kikaza umushyitsi akaza agafunga hano iwe, hanyuma akaza muri iki cyumba cye gutya. Murabona ko ari icyumba kinini cyisanzuye cyiza cyane pe. Murabona ko ari icyumba cyiza cyisanzuye, umushyitsi akisanzuye. Mu by'ukuri rero tukimara kubona iki cyumba cy'abashyitsi, murabona ko ari icyumba cy'abashyitsi turimo, turaza dusohoke gutya tubereke, duhite tuza muri toilette y'abashyitsi. Murabona ko ari toilette nziza, dore ngiyi banyerekeye toilette. Inzu ni toilette nziza rwose y'umushyitsi. Genda banyerekera buri kantu kandi banyerekera utu design. Murabona ko ari utu design twiza na shower. Murabona ko ari toilette nziza. Hanyuma tukiva hano rero muri iyi toilette y'abashyitsi turaza dusohoke hano. Urumva turasohoka mu cyumba cy'abashyitsi tujye tujya mu bindi byumba 3 bisigaye. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Tuvuye mu cyumba cy'abashyitsi murabibona, twinjiye hano. Murabona ko uburyo design nziza neza cyane. Murabona inzu nziza ndayibatuye pe. Iyi nzu ni yawe ku mafaranga miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma rero tuvuye muri iki cyumba cy'abashyitsi turaje kwinjiye gutya. Dore ikindi cyumba duhita twinjira muri iki cyumba, mwakibonye. Dore iki ni ikindi cyumba cya kabiri. Murabona ko ari icyumba cyisanzuye, ugenda banyerekera hose. Icyumba rwose cyisanzuye ndakibatuye. Mu by'ukuri iki cyumba murabona ko ari kinini, kigizwe byibuze na metero 5 kurenga. Kugira ngo muri kubibona abanyerekera kuri kameraman agenda abanyerekera, kigizwe na metero byibuze 5
kureye, urabona ko ari icyumba kigari cyiza cyane, n'inzugi zawe nziza, murabibona inzugi nziza bagiye bashyiraho amaserire meza, murabibona amasirendire meza, ni icyumba kinini rwose. Hanyuma rero tukiva ku iki cyumba data tuza ku kindi cyumba hano, wanyerekera genda wanyerekera, iki ni ikindi cyumba, ni iki twinjira muri iki cyumba kindi nacyo cyisanzuye, nacyo kingana kwa kundi, kugira ngo muri kugenda mubibona uburyo ni kugenda ninjira, ibintu banyerekera hose no hasi, ibintu banyerekera uburyo icyumba kingana. Hanyuma rero tukiva hano muri iki cyumba cya gatatu, ni ukuvuga ngo iki ni icyumba cya gatatu, duhita tuza muri toilette noneho isavinga iki cyumba kibanyerekere hamwe n'iki ngiki, muri kubibona iyi toilette irazisavinga biriya byumba byombi, urabona ko ari toilette nini n'ubwogero bwiza, urabona ko yacyashyiraho ibintu byose biri karite, ni ibintu byiza cyane rwose yacyashyiraho ibintu byiza cyane mu by'ukuri rero. Hanyuma tukiva muri ino toilette isavinga bya byumba bibiri, bita tuza noneho mu cyumba kinini, urabona ko hano basize akanya ko gushyiramo garde-robe, tubona gasavinga bya byumba banyerekere neza, kuvuga ngo biriya byumba bibiri bashyizeho akanya ko gushyiraho garde-robe izajya ifasha abana mu gihe bari gushyira imyenda yabo hano, kuvuga ngo ni hano bazashyiramo garde-robe isavinga ibi byumba bibiri bisangira iriya toilette. Hanyuma rero by'ukuri rero tuvuye mw'ibi byumba bibiri tujya tuza noneho mu cyumba kinini, hano ku cyumba kinini gihera kuri uyu muryango, ubibona ni icyumba gihera kuri uyu muryango kikaza gutya, ukaza ukinjira gutya, mugende mubungurikira gake gake, urabona ko gihera hano. Chambre principale ifite byibuze imiryango itatu, kuvuga ngo uyu muryango uva hano muri kubibona, ukaza ukinjira kuri uyu nguyu, ku buryo abana batazamenya icyo papa, ku buryo batazamenya n'ikintu na papa yinjiriye. Uvuga ngo ukurikije ukuntu bimeze, hari igihe begeranye ibyumba ariko iyi nzu yo ibyumba biratandukanye pe, ku buryo nta kibazo rwose, ntabwo byegeranye. Hanyuma rero tuje kuri iki cyumba noneho kinini, wow, see the room, it's a very nice room. Reba banyerekere hejuru itara ryayo, genda banyerekera, ifite na TV stand noneho, iki cyumba gifite na TV stand, ku buryo aramutse akarusho k'iyi nzu rero, reba iki cyumba gifite TV stand, ku buryo aramutse yibereye hano, urabona ko yareba n'agateleviziyo, urabona ko ari inzu nziza pe, kuri miliyoni 180 inzu yawe. Ndebera amatara agenda banyerekera gake gake. Hanyuma akarusho k'iyi, urabona ko tutarasohoka hanze, reka mbanze mbereke ubwogero cyangwa se toilette y'iki cyumba kiri principal. Banyerekere utu tubati, ndebera ifite utubati twiza pe, ifite utubati twiza, banyerekere twabika imyenda myinshi, kugira ngo mugenda mubibona, banyerekere bikantu kandi ku buryo ino nzu bayikunda. Hanyuma rero tukiva hano mu cyumba principal tukaza kuri uru rwambariro, turaza muri dushe yayo none. Reba dushe nziza, reba dushe ifite ibintu byiza, murabona ko ifite ibikoresho byiza cyane. Bagenda banyerekera inzu nziza pe, kuri 180 ni ukuri ino nzu nimuze muyikure. Reba ifite utuntu twiza, murabibona buri kantu kose tugenda tubereka, murabona ko ifite nubwo amazi bayafunze, amazi arafunze kuko nta muntu urajyamo, ariko ifite utuntu twiza, murabibona banyerekera, cameraman banyerekera rwose utuntu twiza. Ino nzu yaba iyawe kuri miliyoni 180. Mu by'ukuri rero tukiva hano rero, reka noneho tubereke dusubiye muri cya cyumba kiri principale, turi kugenda muri cya cyumba principale, noneho tubereke uburyo ushatse gusohoka hanze wabigenza. Hanyuma reba dusohotse muri principale, uhita uza muri ka kabariko keza cyane, uri witegeye umujyi, murabona ko turi kureba kuri airport, banyerekeye kuri airport, banyerekeye rwose ni ahantu heza ukurikije ukuntu inzu imeze, ahantu iri ndetse n'ubwiza bwayo. Kuri miliyoni 180 rwose n'amafaranga makeya pe, nabibabwiye ni inzu nziza. Mu by'ukuri rero ino nzu ifite n'ibyo hanze, igikoni cyo hanze iragifite, ifite na toilette yo hanze ndetse n'inzu y'ubukozi. Reka tujye mu gikari tubereke noneho uburyo hameze. Reka ducemo hano turebe, ifite igikari, urabona ko ifite igikari kisanzuye. Turi hano tukagera gake gake, dore rwose igikari, turi kujya mu gikari, tubereka mu gikari uburyo hameze. Ni inzu nziza pe, ndayibatuye.
hanyuma urabona ko ari inzu nshyashya baracyari no gukoropa nta kibazo, kugira ngo muragenda mureba gake gake. Iyi ni toilette yo hanze y'umukozi, hanyuma urabona ko ifite water tank, banyerekera water tank. Hanyuma tukaza gutya ikagira inzu y'umukozi, ngiyi inzu y'umukozi nziza pe, nini cyane, muri kuyibona dore ni iyi ngiyi murayibona, ni iriya inzu y'umukozi. Hanyuma tugata tuza hano, murabona ko ifite igikari cyisanzuye, aho bamesera, aho banikira. Wow, dore n'igikoni cyo hanze, dore ngiki igikoni cyo hanze banyerekere, dore ngiki abantu twikundira guteka gasonga rwose, dore ni iki kandi nkibereke abantu twikundira guteka gasonga, naho igikoni cyo hanze cyiza cyane, ndetse na stock, reba stock dore ngiriya iki gikoni cyo hanze. Reba ifite igikari kinini rwose, ino nzu ndayibatuye pe kuri miliyoni 180, ino nzu yaba iyawe. Mudukurikire rero kuri Rwanda Real Estate, ubwo ni YouTube channel ndetse na Instagram na Facebook, muragira ngo muragenda mubona ibyo tubafitiye, ni byiza pe nabibisheje. Murakoze, murakarama.